Ya bakunzi ba Sia Media TV n'ubundi twongeye kubaha ikaze nk'ibisanzwe icyo twabemereye nta kindi nukubagezaho ikintu cyitwa amakuru breaking news after breaking news. Navuga ngo twebwe nk'ibisanzwe tubahereza amakuru, twebwe ntago duhimba amakuru yo kubahereza, ahubwo twebwe dutara amakuru tukayabahereza. Ibindi bintu byavuzwe nyuma y'amakuru ni iki, ni comment nkuko namwe mujya muri comment mukandika uko muyumva ibintu, natwe dutanga ibitekerezo byacu binyuze mu makuru. Oya nakumwebwe mutanga ibitekerezo binyuze mu makuru twabahereje. Navuga rero muri studio ntago ni kumwe, ntago ni jyenyine, ubu ni ngende 7 maestro muri cyane kuri Sia Media TV mugiye kuzajya mwumvaho umuntu bita 𝗧𝗦𝗛𝗘𝗏𝗏 muongere kumvaho umuntu bita Didier Panda akaba ari kwivugisha nk'umumarayika yivugije nk'inuza kandi iyo yagiye mu nuza wagiye ameze nk'umuntu wageze umupira kabisa. Kera hari abantu baje hari indirimbo ivuga ngo bajyaga numva niba ari impara zaririmbaga zirimo guhana amakuru ngo aro studio ni indirimbo iriya ndirimbo niyo Amavubi, ndirimbo y'Amavubi babahamagara bahana mikoro. Ako no wamugani nubwo ntajya njya mu gisata cy'imipira cyane Amavubi bigezemo kabyara. Amavubi yashatse umutoza mushya, bafite umutoza mushya wa Mudage bari baraduhaye nk'imfashanyo bita Frank Spitra, yaragiye ngubu twazanye mu Nigeria bita Dera Murushi, yagiye kungizwa na Eric Nshimiyimana. Amavubi nuko bihagaze. Ubu ibyo navuga rero ngiye Amavubi ntabwo ndi buyinjiremo cyane, ndagira ngo twigarukire ku makuru navuga ngo hangurana abandi. Ubu ntakubeshye noneho Panda nagiye kubona mbona umuntu bita 𝗧𝗦𝗏𝗘𝗏𝗏𝗏 igihugu ashyize ku isoko no hasi ngo pa ahereza Amerika ngo mwitwari, agitanga muri cyamunara. Uyu mugabo rero sinzi umuntu wamugiriye inama, abenshi barebye ibintu yakoze bakabigeranya ngo no kwirasa, bya bintu bita ngo no kwirasa mu kaguru. Naravuga ati umugabo yirashe kabisa. Nukuvuga mu gihe ibihugu bya West Africa birimo guharanira kubona ubwigenge buturutse kuri ibi bihugu mpatse ibihugu niko nabivuga byo Burayi no mu guca gasuzuguro k'ibi bihugu. Twebwe navuga ngo twebwe muri aka karere cyangwa se muri Afrika, muri East Africa, ahubwo 𝗧𝗦𝗏𝗏𝗏𝗏 uwa mbere mu gufata igihugu aravuga ngo abanyamerika rero kubera ukuntu twari dushatse gukoresha ryashamo rivuga ngo nkuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Yego. Ati burero rwose ati ndakibagabiye. Nkuko yakunze usa cyane. Yagize gutya iterura igihugu ibwira Trump ati turakwihereye. Ibyo byaturutse rero sasa ndakikugabiye kabisa. Ewana burero reka abantu bareke kuvumbayo bengewe binjize neza mu nkuru, bafite n'amatsiko bati byagenze bigenze bite koko. Icyo navuga rero kugira ngo wenda abantu basobanukirwe neza, twebwe ntago turi abafana b'inkuru, twebwe nuko wenda tuba dufite amavuta nyine kugira ngo tubageze inkuru zimeze neza. Ariko navuga ngo wenda tugendeye kuri navuga ibintu abantu bagiye batwitinga n'umuntu bita Derek Evans wari urimo nagiye kuvuga ngo wari urimo gutesha umutwe Zelensky ejo bundi, ariko niko bimeze. Benshi barabibonye igihe Zelensky rwose yahaburaga gato ngakorwe mu matama na Trump, barabibonye bamugaraguza gati. Sasa rero ngewe ntagiye kukugaraguzwa gati kwa Evans, ndavuga wenda kimwe mu bintu yabivuze ku itariki 22 z'ukwezi gushize, ariko uyu munsi byagarutse mu bitangazamakuru bitewe na tweet navuga yasohotse, muraza kuyibona. Wenda ngiye kugenda mvuga mu cyongereza gatoya, then noneho Didier kuko yize amashuri menshi cyane mu bintu by'ubuvanganzo n'indimi, ubundi adusobanurira. Barabiza abo twiganyira Colombia. Navuga ngo mu cyongereza hari speech yagiye avuga, nzajya mvuga wenda amagambo nkanga mu dusobanure. President 𝗧𝗦𝗏𝗏𝗏𝗏 invites the USA bati Perezida 𝗧𝗧𝗏𝗏𝗏𝗏 yahamagariye Amerika whose companies sources strategy raw materials from Rwanda. Ati wabyaba byiza usomye n'uzuza yose tuza gushyira mu ruza ya. President 𝗧𝗧𝗏𝗏𝗏𝗏 invites the US whose companies sources strategic raw materials from Rwanda, materials that are looted from the DRC and smuggled to Rwanda while our populations are massacred, to purchase them directly from us, that rightful owners. Akanungira ngo uze gutindaho cyane n'ujya gusobanurira abantu nakaga ni ino nteruro ihera ivuga ngo to purchase them directly from US, from us the rightful owners. From US the rightful owners. Ni nko kuvuga ngo Perezida 𝗧𝗧𝗏𝗏𝗏𝗏 yagize gutya asaba Amerika kuko niyo ifite amakampani menshi cyane agura amabuye y'agaciro y'u Rwanda, ngo Rwanda ngo rukura
rucora cyangwa se ruvana mu gihugu cya Kongo kandi ngo rukavana muri Kongo hejuru y'ubuzima bw'abaturage benshi cyane baba bwahatakariye bo muri Kongo. Atubwo rero bahaye Amerika noneho ubushobozi 100%, uburenganzira 100% bwo kuba ariyo igomba noneho kucukura no kutwara ayo mabuye 100% bitanyuze ku wundi muntu, bitanyuze kuri abantu bita ngo nabamamyi nkuko bita u Rwanda ngo nabamamyi babiba amabuye bakayagurisha muri USA. Umva ka kantu nakita niba nakita ngo akaminura muhime. Iri jambo rero rivuga ngo the rightful owners. Ijambo right turaryumva wenda, full murabyumva. Rightful no kuvuga uburenganzira bwuzuye yuko Amerika ibufite noneho yuko nta wundi muntu. No kuvuga ngo Amerika ntabwo no kuvuga ngo icyo bakoze niba u Rwanda ngo rwacuruzaga amabuye byitwa ko bo bavuga ngo u Rwanda amabuye yose rucuruza ngo yakura muri Kongo. No kuvuga ngo bashatse kwereka Amerika ko ntabwo ikwiriye kongera guhendwa yaguze n'umuntu utayacukura ko nawe yakuye ahandi hantu, none ahubwo mwe muyitware mu yakuye iwacu aho iyo myakura kuba yatwibye. Gusa ikintu navuga kimwe wenda kandi ewana uburenganzira 100% bitanyuze n'ahandi hantu. Hari umushuti wanjye akunda kumva bita Dr. Rusa ukunda kuharanira cyane ngo kwigenga kwa Afrika. Hari ibintu ajya akunda kuvuga nanjye nkumva ndemeranywa nawe. Ni umuhanga cyane buriya yize hanze agira harahava yizirina kubera impamvu wenda zinji tutakirwa tujyamo cyane. Niba ujya akunda kuvuga nyine ku bihugu byahawe ku bihugu byigenga n'ibitigenga akavuga ko Afrika itigenga. None rero aho wenda navuga ngo abayobozi ba Amerika cyangwa se abayobozi ba Afrika cyangwa se abategetsi ba Afrika nkaho babyaje umusaruro wenda navuga ngo uburenganzira buto babonye kuko Trump yagiye ku butegetsi navuga ngo akaba atarimo gushaka cyane gushora intambara. Ni igihe cyakabaye kuba ari cyiza kugira ngo Afrika yigenge. Kugira ngo Afrika yigenge gute niba abajyaga wenda baza bagakoresha intambara zikunda kudeplasa abantu zibavana mu byabo bakakwiye guta bakoresha navuga ngo ubukungu noneho ubucuruzi ku migenderanire n'iki igihe hari president urimo gushaka intambara nabo bakigenga none Amerika ikazajya ibona yuko nayo bakeneye. Ariko noneho kugira ngo byibuza Tshisekedi avuge ngo reka dukora ibintu byatuma Amerika ibona yuko amabuye y'agaciro yacu yakeneye, ahubwo bafasha uburenganzira bwose nkuko umuntu ajya mu cyamunara akavuga ngo ngiye nafashe imodoka yanjye yaguraga $1,000,000 nayishyize ku 10. So mbere yuko ngaruka kuri iki kintu hari umunsi umwe nari ndyamye ari nka saa burimo bucya mu rukerera numva umugabo bita Gitwaza, burya Gitwaza nubwo nari mwumvishe numva n'umuntu wadanje. Gitwaza yavuze ku kintu kijyanye n'ubwenge bw'abazungu, atanga urugero. Yatanze urugero ngo rw'ibihugu bibiri byarimo birwana mu ntambara. None ngo igihugu kimwe nicyo cyari gifite rityaza intwaro. Icyo gihugu cyari gifite rityaza intwaro nicyo cyari cyarizaga ibihugu byose. Noneho atanga urugero aravuga ati ibaze igihugu cyari kigiye kurwana n'ikindi icyo bigiye kurwana nicyo gityaza intwaro. Bivuze ngo wowe uraza gutwara intwaro zawe ujye kuzityaza hariya uzigarukane ubone kurwana. Ati atanga urugero ati none icyo gihugu kirimo kiragutyariza intwaro mugiye kurwanisha kizazityaza neza. None abazungu rero nabo niyo strategy bakoresheje. Nibyo uzagira kuko barabizi ubutaka bwabo ntago bufite ubwo butunzi nk'ubwo twe dufite. Ariko bakoresha uko bashoboye ntibari butwaka igihugu cyacu. Ariko ubwo butunzi twe ntacyo buzatumarira. Tutabufashe tukabanza tukabucisha iwabo akaba ariho babanza kubunagurira, ariho babanza kubutunganyiriza. None se tuvuge ubundi nuvuga ngo nk'umuturage nkanjye umpaye zahabu nkabura n'uyigura nayimaze ikijya bari we nk'irindi najya uri haye n'umuturage wo mu cyaro yajya ari kubisha amaga. Ndabyibuka rero nanjye kera twiga secondaire twigishwaga n'abaprofe rimwe na rimwe cyane b'abakongomani baturutse muri Kongo. None nge najyaga nkunda kwibaza ikibazo wenda nkavuga ni nuko nari umwana avuga ni kubera iki Kongo ko bavuga yuko ifite amabuye y'agaciro ikize cyane, kubera iki abaprofe bayo baza kwigisha mu Rwanda urumva barimo gushaka amafaranga kandi hari amabuye y'agaciro bagakwiye kuba bakoresha nyine igihugu cyabo kikabokipa kikavuga ngo tubahaye akazi kuki baza kwigisha mu Rwanda. None kubera icyo gihe ukuntu byari bimeze nyine nagiye nkura amakuru amwe namwe muri Kongo bitewe n'ibibazo nibazaga kavuga se niba abantu baza niba umwe muri abo prof yadutestora aratubwira ngo muri Kongo hari ahantu hatuye abantu batambara bakigenda nyine gutyo navuga primitive. None navuga arangira avuga ngo
abo bantu ushobora gusanga bafata amabuye y'agaciro yaba zahabu yaba iki bakabikoresha wenda mu gukora ibintu banywesha bakora iki kuko kugira ngo accessing umuhanda uzageza amabuye y'agaciro ku bantu bakayitunganyije biragoranye ntibyabaho bivuze ngo aho hantu bashije gufata indege ukagenda ukahagera wasanga ibintu by'amabuye y'agaciro ku bantu bihuzuye ku bantu barebye wenda filime bigeze kwita ngo God must be crazy hari ndakeka baribuka ivide rimanuka rikikubita mu butayu bagatangira kubifata barikoresha nk'abantu batarizi none nanjye navuga ngo Kongo bitewe n'ubu navuga ngo n'amabuye y'agaciro igifite yego menshi pe yagakwiye kuba iyaba yayoborwaga n'abantu bashaka impinduramatwara muri Afrika muri rusange reka tureke kuvuga wenda u Rwanda cyangwa se Kongo yonyine bagakwiye gukoresha iyo turufu bafite kugira ngo bategeke abashaka ayo mabuye bategeke rero ubu ntago ikifite mu maboko ntago byashoboka kuko ubu ngubu kano kanya abantu abantu bose bashaka kuyitwarira amabuye ntabwo batuma Kongo igira ubwo buryo bwo kugira ngo setting uburyo ishobora yo kujera amabuye ikagira nabi ikayahusha ntago bishoboka kuko hari umuntu umwe wavuze ngo Kongo imeze nk'umuturanyi wejeje ibigori wenyine muri karitsiye uko byagenda ko agomba kubisangira n'abaturanyi ntabwo yabirya wenyine urakubyumva bivuze ngo ari amabuye rero Malawi irayakeneye Zimbabwe irayakeneye Zambia irayakeneye buri gihugu kirayakeneye nariko kubeshyira u Rwanda ibiri gihugu kirayakeneye nyamara buriya hari deal nziza yari yigeze kubaho u Rwanda navuga ngo bitewe niba navuga wenda imitekerereze n'imitegekere myiza rwigeze bafashe uruganda rufite agaciro niba ari akamiliyoni sinibuka ari miliyoni zingahe z'amadolari rutunganya amabuye y'agaciro ati kugira ngo byibuza cya kintu cyo kujyana amabuye y'agaciro hanze ajye kwatunganyirizwa twebwe kuko nta bushobozi dufite u Rwanda rureba navuga ngo igihe kizaza ariko noneho Kongo n'ubundi bitewe n'icyo bita wenda navuga lobby z'abazungu n'ibindi bintu byo bitandukanye abantu bose bishakira amabuye y'agaciro bigenda binyuramo biza kuri iki kintu cyagarutse ku Rwanda kuko niba navuga ngo abanyamahanga amakosa yabo yose barimo gushaka guhita bayegeka ku Rwanda ngabirirwa rwishyura ayo makosa noneho wenda tudakomeje kujya mu bintu byinshi kugira ngo iminota navuga itaza kuba myinshi abantu bakarambirwa tugarutse ku ijambo bo bita Derek Evans yaravuze ngo nejo monde abantu batagira ngo ni kera yaravuze ngo President of Congo just offered the US a stake Congo's minerals in attempt to entice President Trump to put an end to the war backed by Rwanda. Ibyo byavuzwe na kuvuga ngo leta ya Kongo yakoresheje ya stakinze amabuye yayo y'agaciro uvuga ngo niyo yashyize nk'igishoro yateruye yitereka mu ntoki bitereka mu ntoki za Trump kugira ngo nk'ikiguzi cyo kugira ngo Amerika yo ibafashe ku buryo yasoza cyangwa se yashyira ku musozi cyangwa yashyira ku murongo ibibazo by'intambara biri muri Kongo urumva nta kindi kintu Amerika Kongo ari cyo gushyira ku meza uretse kuhatereka amabuye y'agaciro akaba ari ishukisha Amerika nk'uko wabibonye Trump ejo bundi atorwa ijambo yaravuze ngo ubunje gushyira umusozo kuri bantu bihisha mu mababa ya Amerika bakungukira kuri Amerika yo nta kintu bungukiraho niba tukofaringa umutekano ugomba kutwerekana ikintu ufite ku meza Amerika igomba nawe kukubenefisaho niba ntacyo genda hariya ubeho ubuzima bwa natuweho bwacu niba ukeneye ikintu cyose kuri Amerika uragira icyo nawe ushyira ku meza nta kindi rero Kongo agomba gukoresha gusa noneho rero nubwo nge ntago nza kwemeranywa nawe kuvuga ngo nta kindi yakombaga gukoresha icyo gukoresha yari hari ku cyari gihari kuko amabuye y'agaciro si Amerika yonyine yari gushyira se ku meza bagapigana nka cyamunara dore impamvu nyine Kongo ikintu ifite ntago ari ikintu yagakwiye guterura gutya ngo itereke mu maboko ya Amerika ahubwo yagakwiye kuvuga ngo dufashe share runaka tuyihaye Amerika wenda n'urugero kubw'ibintu dushaka kidukorera ariko iyo uteruye igihugu cyose ukavuga ngo amabuye y'agaciro ya Kongo nyateretse entice urumva ni nkuko wenda navuga ku bantu basenga barabizi abantu bo mu kiliziya bakunda kuvuga ngo gutanga 1/10 mu bintu wungutse niki none iyo uri gutanga 1/10 iyo uri kumva ugereza Imana abantu kuko mu myizere n'imyemerere ya kinyafurika twakiriye Imana mva amahanga cyane duhita tubyemera byihuse Kongo nayo yaragize gutya irafata iterura amabuye y'agaciro iravuga ngo tuyabahaye nk'ikiguzi kugira ngo muze mudukemurire
imirwano n'ibibazo biri muri Kongo ako se none reka turebe iki kintu kandi noneho ipfundo riri muri iki kibazo Amerika uruvuga ngo ubu strategy Kongo iri gukoresha hanga nibyo wowe ukuntu murabivuga urabona ko we yagombaga kugira wenda ikigenera Amerika ariko nayo ikaba idabahaye full rights nkuko nyine turi kubibona hariya Amerika yo bo batekereje ko babona ko Amerika igiye bari buhereze full rights ku mabuye ubwo ni nayo iri bubi bifite mu nshingano kurinda ibirombe no kurinda uburyo amabuye bayexporta bakayakura muri Kongo bakayageza ku masoko bivuze ngo ubwo icyo gihe Amerika nijya kurwana na ya mitwe yose ikeneye yamabuye cyangwa se nkuko babyita ngo ni imitwe ibishaka kubibira amabuye Amerika izarwana nk'iri kurwana kubutunzi bwayo bwite jewe mbabarira umbaze muri iki kigusekeje ariko no Kongo ikibagirwa ikintu kimwe igihe ibintu bizaba bigiye ku murongo reka tuvuge Amerika ibintu bishyize ku murongo ntabwo izabasha kubigobotora ngo yongere ibambure ya ownership yabahaye bivuze ngo ubwo igiye kwemera igiye mu bukoroni bw'igihe cyose Amerika aya mabuye yacukure igibagenera uko ishaka umva none ngere buri kintu cyari kinsekeje niba Kongo yateruye amabuye yayo yose ikatereka mu maboko y'Abanyamerika ikababwira ati nimuze mwoka byaramwe muturwanyirize inyeshyamba zirimo ahangaha muturangiriza intambara mbega ubwo ni nko kuvuga ngo yarebye igisambo gikuru mu bisambo bijya muri Kongo iramurindije muri Amerika mu kintu gisekeje cyane Amerika nicyo gihugu cya mbere ngo gikize ku isi nubwo gihe ntabyemera gihe ariko ku giti cyanjye ntago ari ku wundi muntu gihe ku giti cyanjye navuga ngo ntago ari cyo gihugu gikize nazagohereza wenda fact ko tugenda tuganira Amerika impamvu bayibara nk'igihugu gikize erega ntago gukira ntabwo umukiro wa Amerika uri muri infrastructure imyubakire n'ibiki ahubwo iri mu banyabwenge batekerereza Amerika kuko muri Amerika strategy igitego cy'umutwe yatsinze ibindi bihugu byose ni buriya buryo itanga green card gutanga green card ni iki ni ugusahura ubwenge bw'abandi baturage kuko iyo itanze green card ku baturage tuvuga n'ibitanga green card wenda 60,000 ku mwaka abaturage 60,000 ntabwo ibizabura byibura 10 muri bo bazagira akamaro gakomeye cyane nko mu myaka 10 CDD wamba barengewe tukazafata gutya rimwe none se 7 nko mu nteko ishinga amategeko ubusanga harimo ngo bahinde ubusanga harimo Icyo kintu ndacyemera none ubwo subwenge barahura ku bandi baturage ariko ikintu ngiye ntemera impamvu mvuga ngo ntago ari ikize ku isi ubwo ni nayo ikeneye ku isi kuko ndakubwira impamvu buriya ngiye niba naratinye gufata umwenda muri banki ku giti cyanjye avuga ni ebana nzabona 1,000 nyihekenye mbone 100 ndihekenye ariko sinzajya kuguza nzabwirirwa ejo ninkikorera nongere nkirike none wowe ukavuga Didier ati rero ngewe aho kugira ngo nkene nzajyana ibyanjye bishyire ku isoko mbigwatirize mfate umwenda bivuze ngo ngiye mbayeho ku mafaranga yanjye nta deni mfite wowe ariko ubayeho neza ariko none ujya kureba amadeni ufite aruta ubushobozi wagakwiye kuba ufite ni ukuvuga ngo Amerika nicyo gihugu cya mbere gikize ku isi nkuko bivugwa nkuko binandikwa nkuko byandikwa ni nacyo gihugu cya mbere gifite amadeni menshi ku isi banzo byumve none ufashe cya gihugu niba igihugu gikize ku isi kikaba gifite amadeni menshi ku isi ugahindukira ukavuga ngo nkweguriye ubutunzi bwanjye nka Kongo uzi buriya Kongo ikintu ibikoze Kongo ibifashe ibikoze ikintu cyitwa ngo wowe Amerika nguhaye ibintu byagakwiye kukwishyura amadeni ufite menshi ku isi navuga ngo muri exchange mu kugira ngo uzatuzanire umutekano none wa mutekano barimo gusaba banza ubyumve ikintu ukuntu bimeze ni ukuvuga ngo Kongo nta mafaranga y'ibipapuro ifite ariko ifite ikintu kiruta amafaranga y'ibipapuro ifite amabuye y'agaciro nkaho yakavuze ngo reka njyane amabuye y'agaciro ku isoko ngaruke nkemura umutekano cyangwa se ninshaka mbwire Amerika nyishyure mvuge ngo uraza uducungira umutekano wo kugurisha intwaro ahubwo noneho bafashe ibirombe ahantu hagakwiye guturuka amabuye y'agaciro yo kujya kugwatiriza abana muri banki y'isi yo kujya kugwatiriza hehe baraje ngo bazanye Amerika ngize kubikemura Amerika ikintu iza gukora ni iki Amerika ifite indege pe z'intambara ifite ayo mapashi ifite ibiki ariko nayo none reka turebe iki kintu ese Didi nyuma yuko amabuye y'agaciro imaze kuyahereza Amerika ikibazo iraje Amerika iragikemuye kanya nkako guhomba irarashe ikoze biki byose nubwo irashe ntago ivanye amabuye y'agaciro yose muri Kongo ahubwo wagira ngo uko bacukura amabuye niko yiyongera nubundi icyo kibazo kizagaruka kubera iki nyuma yuko urashe abo bantu niyo bapfa bose bagashira hari abandi bazavuka cyangwa se babandi basigaye muri Kongo bagakwiye gutungwa n'inyungu z'aya mabuye y'agaciro
twibuke yuko yarangije kubahereza uburenganzira mu gihe ntazi Amerika bivuze ngo Amerika yemerewe gucukura amabuye y'agaciro abaturage bifashe mu bapfubyi gutya ariko n'ubundi iyo ikintu iba yabaze n'ubundi maze iyo myaka yose acukurwa mu buryo burimo akavuyo niyo mpamvu rero n'ubundi aho kugira ngo bamara indi myaka basigaje n'undi acukurwa mu kavuyo ahubwo noneho yabamara indi basigaje acukurwa mu buryo bazi n'uyatwara niyo kintu arimo barabara ni ukuvuga ngo wowe nkuko niko byumva uri kubivuga iyo yahinduye abantu batwaraga mu beye agaciro rimwe iragira ngo byibura ibyo uri kimenya aho yaguye urumva Amerika mu by'ukuri impamvu Amerika ikize Amerika rega nayo madeni umva ifite seve buriya nta mukire buriya nacyo bisobanuye kuba umukire seve nta mukire n'umwe utagira ideni kandi buriya umukire ikintu kizahore ku mukire abafite amadeni manini bivuze noneho icyo navuga ngo hari akatabo ahubwo Amerika igiye kwishyura amadeni yose ikoresheje amabuye urumva ikintu kigiye kuba bivuze ngo Amerika kuri yaza erega buriya iyo utondetse ibihugu bifite amabuye y'agaciro ku isi menshi Amerika ari gusa ikigaragara cyo none se seve ko bigaragara ko wamugani Kongo urabona ko byaranze sibyo ibintu byaranze byarabananiye kwishyira ku murongo nk'uko ubibona ukabona ko bari bakwiriye kuba ari abantu ari amabuye agira agaciro ari abantu ibintu byari kuba ari ibintu byabo ari ibintu bikontorora nibyo Patrice Lumumba yaratangiye Patrice Lumumba mu ijambo yavuze hari ijambo yavuze ryababaje cyane umwami w'Ababiligi icyo gihe bari bakoze independence bari bagize independence yavuze ijambo ryababaje umwami w'Ababiligi urabizi ko icyakurikiye iryo jambo n'urupfu rwa Lumumba yaravuze ati uyu munsi wa none nta kindi kintu tugiye gukora nuko Kongo igiye kuba y'abakongomani nuko ibya Kongo bigiye kuba iby'abakongomani twebwe tuzatugena uwo tubisharinga n'uwo tugomba gusangira ibintu byacu iryo jambo ryabaje Ababiligi bumvaga ko bakomeza bagashobora kugira ijambo ku bintu bya Kongo ari bagomba kuzabagena abo babiha abo babisharinga nuko babitwara urumva rero Kongo umuntu ashobora kuzana izo mpindura amatwara nka Lumumba ntawe uhari Kongo yabaye cya gihugu yabaye nka rwego rw'umupfakazi umugabo wese anyuraho akabaza ate bimumeze neza akaba yanaraye urumva rero Kongo nayo yabaye cya gihugu kiraho nacyo biburiye umwanzuro ariko niba babona hari umuntu ushobora kubashyira ku murongo kubera icyo umuntu atabafasha ahubwo wenda akanabaha na strategy bara rero ngereka nkwereke ngiye nkubwije ukuri ntakubeshye kuko n'ubundi ari amabuye yo nta kintu yoboya azabamarira ngiye dore ko numva ibintu umunyamerika ukuntu umufata yego yewe naza kubivuga uko mbyumva ibyo byo ni ibitekerezo byanjye byawe kuko turi abanyamakuru b'umwuga ntago njya kuvuga ngo ndaza ngo kubagamira oya ngiyewe nk'uko mbyumva kubibona ni ukuvuga uko mu mboni zanjye Kongo ibi bintu iri gukora izabyicuza kubera iki sibyo ko wenda ntago izabyicuza ngo erega Kongo nibundi tuvuze Kongo ntago nk'iryo jambo nta kindi kintu risobanuye atari abaturage nyine bitewe n'umuntu uri kubareberera aka kanya ubwo wenda navuga ngo Tshisekedi impamvu irikosa rishobora kuzicuzwa wenda n'abaturage wenda igihe azaba adahari niyo mpamvu umuyobozi mubi abaturage no babigwa nibo babihangayikira no ukuvuga ngo ikintu kizaba kimwe kibona ntago mvuze ko ari umuyobozi mubi cyangwa mwiza navuga ngo aho kugira ngo byibuze ikora ibi bintu bihereza Amerika yego buriya nakubwira abantu bita abashinwa abashinwa baraza hari ikiraro ngo bubatse muri Uganda wenda ku bantu bagiye muri Uganda barabizi cyane baracyubatse baravuga ngo kuko abantu bajya gukoresha ino mihanda barazenguruka bahise bakora direct way bubaka ikiraro gihuza uduce tubiri niba ugiye kuzenguruka ukoresha isaha icyo kiraro ugakoresha iminota 20 ariko barangije babwira Uganda barabibwira ngo iki kiraro tugiye kubaka ntago tuzebishyuza amafaranga yacyo turacyubaka for free ariko umuntu uzajya ujya gukoresha iki kiraro azajya yishyura wenda tuvuge no urugero amashiringi 100 n'urugero nukuvuga ngo nuza ubushinwa baba bwararebye inyungu zigiye kirekire kandi bukagira ikintu buza bugakora nukuvuga ngo cya kiraro bubatse hariya ni kwa kuno umuntu aba afite galeri yo kwerekaniramo ibishushanyo ashushanyije wowe ukaza ukagishima ukagitwara ukuvuga ngo iriya ni nuzane exposure bagishyize ari mu cyerekana ubushobozi bafite nugikenera we muvugane bivuze ngo ni igikorwa remezo bubatse ariko kirimo n'inyungu kirimo inyungu za bene igihugu cya of course bivuze ngo abashinwa rero ikintu babitayeho niki ntago bitaye ku makimbirane mufite gusa ikintu cyitwa iterambere riza kubagirira inyungu baraza kuza bagukorera icyo bagakwiye kugukorera mu gihugu
bigendere cyangwa se bahagume ariko cya kintu kitaza kugira ikindi kintu kibahindura runaka mu gihe abandi bantu bita abarusiya n'urugero abarusiya nabo baraza kuza bakofaringa wenda ibyo bakofaringa ariko ntago baza kwivanga mu mitegekere y'igihugu cyabo ubundi rero hano niho ubundi iyi ni Amerika ahubwo Amerika yaratinze muri Kongo none se kubera iki wumva intambara za Amerika zihora muri Middle East zihora hari amunuza mu burasirazuba bw'uburayi na Aziya gutyo tu mu burengerazuba bw'uburayi mu burasirazuba ni mu burengerazuba bwa Aziya mu burasirazuba bw'uburayi usanga hahoramo intambara niho hari bino bihugu bya Iraq za Afghanistan na zaki so bivuze ngo hari ahantu urabizi peteroli yaho uzi peteroli yaho niyo mpamvu Amerika ori hisirisimye wambwira ko nk'Amerika ibihakora iki ahubwo yari yaratinze muri Kongo rero muri Kongo ntiyari yaratinze yari inahari ko ntago cyari igitekerezo cya Kiseke dore giye kintu numva Amerika yaramwegereye irabimusaba ariko noneho uno muntu uza 𝗧𝗦𝗏𝗘𝗏𝗜 we agiye kuvuga yaravuze ngo Kongo perezida wa Kongo yabahaye icyifuzo just offer the US a stake Congo yarabasabye atari ko nkumbahaye yarabasabye urumva none aba bantu koko kugira ngo abantu babera babi niyo mpamvu batumiye umuntu bita Zelensky buri kira kiganiro rega tuzakigaruka none tubisobanure neza no kuvuga ngo ese kugira ngo perezida wa Ukraine ajyanwe hari abashyirwa ku karubanda wakibaza ngo ubundi abaperezida iyo bagiye kubonana hari ibyo tubonera hanze yuko bahuye ariko ibyo baganira nama banga nyine harimo n'ibyubahiro bagomba n'abaperezida ariko kugira ngo baze kubwira umuntu bita Trump ngo uze kubishyira hanze abanyamakuru batangire babaza ibibazo imbere y'itangazamakuru bakamuposition imbere y'itangazamakuru bira ni ikintu baba bateguye bakavuga ngo tugiye gushyira hanze ubwambure bw'umuntu tuvugira ibintu ku karubanda amasezerano twagiranye tuyashyire hanze ariko kugira ngo abantu baze kumva kugira ngo nge navuga ngo bashaka gusebya Zelensky gusa sasa rero iki kintu niba hari umuntu w'umunyabwenge wagakwiye kuba yobora igihugu gikomeye ku mabuye y'agaciro ariko nka Kongo yagakwiye kuba arebera ku rugero ibintu biba byabaye kuri Zelensky akavuga ngo aba bantu nshaka kugira na deal nabo ejo nk'ubu niba bajya ku itangazamakuru bakavuga ngo perezida wa Kongo yarabahamagaye arababwira ngo mwakihanganye amabuye y'agaciro yacu tukayabaha iyo ni koti yanjye nkurikije wenda ibyo mbona yanditse noneho 𝗧𝗦𝗏𝗏𝗘𝗏𝗜 agiye kwandika ntago ashobora kuvuga ngo Amerika yahamagaye perezida wa Kongo iki kintu rero cyugomba kumenya Seven iki kintu cyumve nta na rimwe Kongo izayoborwa n'umuperezida ubundi bari bakoze ikosa ntuza Rumumbara banyuze mu maboko iburiya Rumumbara bafatanya ubutegetsi uretse ko bari kumwica n'ubundi bari kumwica bivuze ngo ntabwo bivuze ngo amahanga menshi ashyira mu kuboko mu itorwa rya perezida ugiho muri Kongo kuko barabanza bakareba uyu muntu tuzamumeneramo bingana gute tuzamumenasa gute tuzamwiba gute nta munyabwenge bakeneye nta muntu ushobora kubakumira bakeneye ushobora kuyobora Kongo niyo mpamvu umuntu wese wayoboye Kongo ni umuntu uba wizweho wateguwe bamaze no kurana n'imikoranire ye niyo mpamvu rero gusa abaturage babigwamo nk'ubu perezida abafite manda perezida bazagira manda ari busoza karangiza akazi ke hakajyaho undi none uwo muperezida nk'uyu agasiga igihugu ubutunzi bw'igihugu abufashe akabutereka mu maboko y'abantu ugasanga undi ujeho aje guhangana n'ibikorwa perezida wa mbere yasizeho ugasanga arimo arahangana n'ukuntu iyi diri izahagarara hari igihe perezida mushyashya ajyaho agasanga ni nka diri basinye y'imyaka nka 30 ngo Amerika igomba gucukura cyangwa se igomba gucungera ayo mabuye imyaka 30 perezida akashaka ukuntu yahagarika ibyo bintu bikanga niyo mpamvu rero hari igihe abaperezida bo muri Afurika nabo bagurisha ibihugu niyo mpamvu n'ibihugu bidatera imbere abaperezida barahubuka nyamara agahubuka atazi neza ko manda izarangira ariko igihugu kizagumaho abanyagihugu bazakomeza bavuke nk'uyu nguyu Kisekedi nta muntu utabona ko ibintu yakoze nuko yarahubutse gufata amabuye nk'aya wenda kugira ngo tutaza gutinda muri ibi bintu cyane inkuru tubagejejeho wenda kugira ngo tunakrotire tube turekeye ahanga kuko ubundi mukanya haraza kuba nabo baraduhereza baduha ibitekerezo byabo muri comment bakatubwira uko babyumva ese uyu mugabo yatekereje neza ese baramufatiranye ese bamuhenze ubwe murabona rinde hungutse Kongo hungutse Amerika ubu njye nkunda kugira ijambo rivuga ngo wenda mbere ko dukrotira njye nkunda kugira ijambo rivuga ngo twebwe turi abademokrate ariko atari ya demokrasi nya numva abanyamerika ngo bahereza abantu turi abademokrate imwe bavuga ngo tudafite turi abademokrasi abanyafrika tubura turi abademokrate bivuze gute ngewe ibitekerezo mwumvishe natanze na mu makuru nasomye yego cyangwa se inkuru nasomye nkagira comment nyishyiraho yego
ngewe uburenganzira bwanjye bw'igitekerezo cyanjye burangirira aho icyawe gitangira muri comment aho uza guhera wandika uraza kwandika kuko navuze iyo navuga ntiwari kwandika nta nubwo turi n'inzobere mu bya politiki twebwe turimo turatanga point of view nkuko ushobora kureba ririya bara ukuntu umuntu yasize irangi ukavuga utari ko ririya rangi buriya yaza gusiga ubururu nibwo ryari gusa neza nkuko buri wese abona ibintu bigetu mu buryo bukwiye niyo mpamvu rero kuri sia media n'ubundi navuga ngo turaba ducumbitse bazakomeza kubona ibiganiro gusa niba hari ikintu bagomba kwitega cyakasa mutwe mwoka byara mwe Didier na yego ikintu cyitwa isesengura makuru yego bijyanye na perezida wa Amerika na Zelensky ibintu byabaye buriya ngiye navuga ngo tuzagikoraho ikiganiro kizagira ibice hariye kabisa cyerekana ukuntu habaye ikintu cyitwa ubugambanyi mpuzamahanga turi gukusanya amakuru mwitegure ngiye navuga ngo ubu ngubu Zelensky ari kwirangizwa Amerika irimo kumurangiza Zelensky ari kumurizo wa kariyeri ye mu butegetsi mu minsi iri imbere ntibizabatungure mugiye kumva mukumva ngo Zelensky wa mu perezida yahungiye ahantu wabibonye ko banamuhagarikiye inkunga mu bya gisirikare guhagarika inkunga rero buriya Zelensky yagize gutya baramushuka bavuga ngo turi kumwe ni wa muheto ushuka umwambi bitari bujyane muri Amerika ibiri no gutanga abagabo kugira ngo itazitwa ikigwari ngo yatsindanywe na ntuza na Ukraine no Amerikani berakasa mutwe Trump agira gutya afata navuga perezida yarasimbuye arazingazinga mu gafuka kubita hasi avuga Biden aravuga ngo ngewe ngo ibintu yavuze rwose sinakirwa mbivuga mu kinyarwanda kuko bavuga yuko ntutse perezida w'abandi ariko yarabivuze aravuga ati ngewe ntago ngewe nafata imyanzuro nk'iriya yafashe ngewe ni ngewe Trump na Biden yari Biden ariko mu by'ukuri kuri point of view yanjye ukurikije ukuntu urabona ko no mugabo aniyamamaza aravugaga ngo arashaka kongera kugira Amerika uko yahoze uyu mugabo nje mbona ari umuntu ukwiye Amerika kuko uyu mugabo imitekerereze n'ukuntu ateye wabonaga iyo banakoraga cya kiganiro mpaka we na Kamala Harris yajyaga avuga ngo yajyaga amuserereza ariko ngo mubamona ngo n'umugore ushinyika gutya yobora Amerika ayo mugabo afite ukuntu agira amagambo asesereza none ku buryo mujya kuganira we wagira ngo ikinaba yakoze cyo nyine nuko kwiga bazabyiyumvira muri kiriya kiganiro yagiranye na Zelensky bazumva ukuntu umugabo agira arrogance ijambo kurindi ndababwiye ngo twebwe ntabwo tuzavuga wenda ngo hashize ngo imyaka niba shaka yashize imyaka 10 tuzabasesengurira tubabwire ngo ibintu abantu baba batubwira bitandukanye ni kuri ko wakuri inyuma y'amarika cyane navuga rero wenda nk'ibisanzwe amakuru yo nakagaruka dukunda gusoza tubabwira ngo ibitekerezo byacu bigarukira ibyanyu bitangirira mwemerewe kujya muri comment mukatubwira ibyo uko mubyumva yemerewe no kugitanga yego ubundi kuri sia media TV n'ubundi byo amakuru nakagaruka no mukanya murabona yandi yego navuga ngo mwakoze kubana natwe kandi muchas gracias